ntashye wanje. Kodi. Aho uyu mugore. Kingura. Unyeretse kandi ubu ni wawe. Kodi. Wamana kubera ibintu utuma ko bibaho. Sondaje iwanze. Kodi. Use kukumana kuki cy'ikigeragezo Ajyanye ubu uyu mugabo wavuye amasa akaza arwara. Kingura. Kodi. Oi tutabu gisubire wawe. Usubire wawe. Ikoti. Sinzizanye. Sinzizanye. Umeze hansi. Ugurantege matebe. Inzu yanjye yakikotiwe. Sinayungase uri iwanyu. Urya ibyo ushaka. Utangiye kujya undaza hansi. Kunyingurira bitwara amasanga. Mu nzu yanjye nibashye. Uri iwanyu. Urya unywa. Ibyo iwanyu. Birimo imbuzi icyuya wenyine. Uri iwanyu. Kodi rero mubwire koti mubwire. Aka gasuzuguro kawe. Ndaza kukakumaramo. Aha ni iwanje. Kumana ko kwiye. Aha ni iwanje n'amategeko agomba kukurizwa n'ayanje. Uranyumva neza? Ubu ndagucumuye. Uranyumva neza? Ibi byo kunyingirana ukandaza hanze amasaha 6. Uwa mana we nacumuye iki gituma ko kwibintu binkora. Inzoga sinyimayiguriye. Ari cyo mba natwaye cyawe. Sheri basi wambabariye. Bashira amenyo. Nari ndi mu gikoni ndi guteka. Utekera nde? Nta mugabo wawe ahari. Ari hanze. Nese sinaye ngutekeye nguzu. Uyinza kurisa. Ese koko sheri. Kodi. Basi ngwino nguhagurutse. Tujye mu cyumba ujye koga. Kodi wihesha umutwe. Kodi. Utumye n'inzoga yanjye imeneka. Mana ko nakwinginze. Ngufashe kuko ibintu nzabishobora. Kodi yimena amatwi. Ako sheri. Sheri mugabo mwiza. Kibi ibintu koko atari ibyawe ntago bikubereye. Nta muntu wundi usinda nkawe koko. Abandi basinda batesha. Sisi wambabari ukareka inzoga. Ko twabanye ibi bintu utabizi. Ko twabanye winduhira mu mutwe. Wambabari ukava mu nzoga. Inzoga zigutwaye iki? Sijya uzinywa? Reba ukuntu meze, meze n'izindi iwanje. Ako sheri wambabari ukareka inzoga koko. Ibi bintu ko ntari mbikuziho ubizanye gute muri iyi minsi ngaye tuvuye muri honeymoon koko. Kugera utaha ku manywa y'ihangu n'inzoga zimeze gutya aya masaha. Uranshaka iki wa mugore we? Uranshaka iki? Ubu se wavuye mu kazi. Uranshaka iki? Ku buryo usinda ukaba ugeze izi saa moya. Ubu waje umuhanda wose bakureba dore ko abandi basinda ryari. Ndakubaza. Muransakuriza. Uziko nta mugabo wundi usinda nka. Genda imbwa none. Ndimbwa girewe. Ndimbwa girewe. Ndimbwa. Ubu nagukubitira icupa girewe. Nagukubitira icupa. Wowe ugirewe. Bagore. Kodi we turabona murabeshya. Urabeshya turabona. Urabeshya.
Kuko Kristo. Ahubwo numva umugongo watuhaguritse. Matirangiza ko imaze gusaza. Sheri. Yesu Kristo w'i Nazareti. Kodi? Mugabo mwiza urabyutse. Kodi ari Yesu Kristo. Sigenda muri saro. Beba nawe nyine ibintu bakoze. Ubwo ukuntu barayivuga. Toka senjya. Ese waretse inzoga ko zitabwisha agaciro. Ubu koko reba ukuntu baraye mu ntebe ukarara hasi aha hantu koko. None se utanga. Kandi ninde. Ndaje mwe muretse gatoya. Ni karibu. Tari mwebwe. Kwa tuze kudukenera. Mba natinze muri kwita ku mugabo. Ni hababaje ibyacu. Yuba Jovia none. Mama horo nigendere ndabona ino nzu yanyu yaka. Si haka. Siko mwahiriwe we. Ese ubumva umeze ute? Sha nyine ni ibisanzwe namwe muzabigera. Ubumva bisanzwe. Ni karibu. Hey. Kanisane. Nyirugahari. Nyirugahari. Kwino hano hagashenzi we. Nyirugo subwo yaba hari ukajya kwicara aho ngaho urwana n'isoni. Birega mwabikajije rese nago yaza basaga gukasha hageze. Siko wiriye. Nanjye nzabona umugabo. Uzamubona. Kodi bitese. Nese ko watinze kudukingura wari uri mu biki? Numva gukura utuntu ibintu bitamaye agace. Sha nyine mba ndi kwita ku mugabo. Hora n'amasukuru n'ubisiko nakoze ndabona. Abonye mujana bari yacu. Ndabona ameze neza. Nawe murakeye pe. Ndakwibuka kera. Uri akazi urana amezi angahe amaze muri uru rugo wisubye wa mbere Ubona ko nagana. Gushaka bituma umuntu abyiwa nyine ariko namwe muzabigera. Mbona ndashaka gushaka. Ego kumama. Nyine nanjye mbona umugabo ufite amafaranga siya. Nanjye nyine neze mu nziza. Esha erego wawe buriya igihe kigeze uramubona nama ufi. Mvuyo nawe reka. Wabona azashakira kuri pressure. Naye shaka kuri pressure subwo wese nkuruta imyaka 2. Ese imyaka 2 ni myinshi ku buryo ubuse ko uko tungana ntiyaki. Baragukanze. Atankanga reba kuna meze. Yazanye ikikanga. Umufite icyo kibazo. Itonde uzabona umugabo. Ako nitonze. Nese urakora iki? Ngaho uriruka ujye kumushaka. Ejo usanga uri kurogana. Sibyo arata. Wajya utuzkamera nkakira. Barega nagura asaza. Ejo usanga uri kurogana. Where's the therapist? Wese bara wishimye. Shanyi narasa neza. Mva wabonye kuri umugabo ari bogari. Ari bya bogari bya biri he? Chayi giye muri douche. Aisha. Murebe. Igiye gusha. Kamugaza suze. Friends. Nakamariyo. We. Wabonye inzu. Wabonye mwebwe mba nkubwira abatipa bafite amafaranga. Ureke biriya byawe urugunza nawe ibintu by'amahero ngurumva ngo namamve yo gushaka ngo naki niki. Nyine ni byiza ko nanone se ubwo nyine yari we yari yamubonye nyine. None se urashaka kwirukanga kubera we? Ako bigira kamaraye kugakabya shaho. Oya shano kuri. Wala. Chérie. Espere. Tujya muri salo. Kugira gute muri salo? Nese ntabwo bisiko haje abashyitsi. Okay. Chérie wajya ureka inzoga. Ibintu by'inzoga byutse mu gitondo.
wamba bari kugabanya inzoga mu by'ukuri. Inzoga biriki turaza kuba tubivuganaho nyuma sibyo sheri Uzi ukuntu watashye umeze igihe cyose wavugiye no kumbwira wowe uzi igihe cyose wavugiye ngo ntago nzongera ntago nzongera Bratsi ndajya mu gakiya sibyo ukantunganya rego ukangira injiji ngo ntagusinda ubuse ntago wabibonye ahantu waraye ajya mu gakiya babe ntago wabonye ahantu waraye hasi uzi ko nakuzamuye ngo uze kujya hano mu cyumba kabyara kuki utanza tugende nkwereke nyirazigiye ndagufasha video ukuntu umeze uteye agahinda tugende abantu batumva turi gutongana ujye kuganira n'abashyitsi ariko biteye agahinda Boroje kuri iyo pressure igihe nikigera uzabona umugabo pe kandi mwiza w'umukire gusa n'abakire sabakire yarahiriwe hey la 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 Jovia Hatsue okay how are you I'm good come on hi hey kumusa neza wa usa neza cyane barakeye wow baranakuze by the way agurashaka oya cyakora biri mu nzira okay that's nice umugabo aracyari bogari hey nese uyahinduka nonaha umeze mu good none se mvuze nabi sakiri bogari tumeze neza ndabona ameze neza sha kuri marashimwe by the way you're welcome thank you ese ntabwo niyo mwakira abashyitsi usaba nabo ni abashyitsi murenze ahantu mu bageni nyine uyu noneho wow you are welcome sister Sheila tumeze neza mwabonye abashyitsi mwabonye abashyitsi nawe shuru wa gatatu Tumeze neza. Bro. yes Tumeze good amakuru. cyane hano oya reka yisuburize suhuza nawe nayo mari minsi hano murabana iminsi nanze ngo ko ushatse uzajya unde kumpa amahoro. meze tese Meze neza bro. Okay. Amakuru yawe. kuse indi yo kwita Urugo meze neza. okay Mwabonye abashyitsi. uyu mwita Jofia banyita masi oya sos arakuze bihagije agomba kwiga sharp nta bintu byo Shiri bisa neza. oh thank you ese kuki muteye mwambwiye ko nsa neza Nanjye uko nitwa. yitwa Sheila my sister ni hariya Lovely sister. yes ni muramukazi wanjye umwana mwiza cyane ntabwo warabimenya haracyari iminsi mike oya ntiyari bwamenyikize oya ni umwana mwiza pe iminsi maze sha imana ishimwe nyine Yo makuru. baby Meze neza mu rugo. umusemeze Meze neza nayo mbakumbuye nyine. tugenda ukamaze masi ngo masi mba nsigaye mvugishwa ku buryo nivuga ese ko bivuze ryajye ko rero mwibyo ufite ubu yes yes boyfriend n'umuvandimwe ndabyumva wow mu minsi iri imbere igikwe cyanjye next iminsi iri imbere Nanjye Ingaje. nzakwambarira sina boyfriend wawe. uyu nakunda ubu yakunda ubu uzabura umugabo kwambara cyane bituma umurabo ufite boyfriend amafaranga rero twebwe twari tugiye sibyo kodi ese none aha nta nabakira ese ko batinze kutwakira kandi ko dusigaye ari igisabo reka mbabwire nese umuntu mwe muri abashyitsi ubundi umukobwa agomba kwisanga mwakabaye mwagize how we must should be there reka tugende igihe mfite gahunda ya boyfriend wanjye nyine ntago mari nyine mu mbare nkaho nari nuko nyine nari mukumbuye kuva mwava muri honeymoon ntabwo twakabona Karateka tugende twari dufite n'izindi gahunda bigenda umukobwa bigiye tuzagaruka ibyo byose oya ndabazi yaba bashonje baba babyihaye aha ese nabaherekeza cyane ahubwo umuderekeza uraherekeza abashyitsi reka mbaherekeze urugo ndarugusigiye turashaka ntabwo dukwiye Mubanguke. Ndabakumbuye numva nkumbuye gutera story nawe. ntabwo dukwiye so bye Sawa shiri.
Bye. Sawa. Well. Sheila, Oui. twari tugusize wenyine. Sister. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Well. Amakuru. C'est bon. Mugase. Bro, uri gusa neza muri iyi yanyu. Fashwe neza Erega nk'icyayi. waramuntu wawe bro wanjye ubundi Urafuye? oya ntabwo napfuye Wanjye nuko nyine yahise azana umugore mwiza undi yazana ba bandi nawe urabizi ntabwo njya nkina byari kuvamo none se bite meze neza Usinzane n'uziko zigushyira. none wari uzi ngo uragiye ngo uzaye umugore ngo sinzongera kubona abashiraho iza Ubu ninde uzige zishyura? Amuteye. bivuze nk'ubizi Ufite amafaranga. mu rugo se bameze bate? mu rugo baraho bameze neza Ababyeyi meze neza ariko Turi gupanga kuzabasura. Vuba cyane. Tuzajyayo. Vuba. mu bidanyu ngo ni vuba buri gihe mutubwira ngo ni vuba Hanyuma z'ubu waje uzi ko tubikubwiye. nayo ndadete Oya ariko ni vuba n'ukuri. Turi kubipanga kandi tuzabasura. ariko uri gusa neza shaho It's my babe. I know Ndi gukora akazi. Ahubwo sura mwiki ngo mwakire. hari iki Hari iki mu rugo rwanjye? hari iki Ushaka iki aho? ndi umushitsi rega Cyose aho birahari. yaragiye kumbwira ngo ubuse wagiye kukizanira Okay. Oya. kandi umushitsi Oya ntakuzanira nta kibazo. kenzanira Joyce irahari cyangwa ihari ako harashyushye genzanira amazi akonje Maze konje. Kanje. Ubwo juice wayinywa mu kanya. ikibazo Asigayemo n'inzoga sha. Cyangwa ngo akabyeri. urayizi ko byananiye Uzomera kan. agakiza Kabye. ubwo ngubwo uradukunda ndakuzi guhona duhari Tangu twago. umva warumbwira ntabwo urava ku nzoga Nzoga ntabwo nzinywa. Nkaho gakeya just. Kugira ngo umubiri ubone rukora. ntabwo wazera nawe waheba inzoga ndakuzi umuhungu wa mama Agradiye. turaziranye Yeah. ariko ujya ugerageza uzigabanya utazababaza umwana w'abandi ahize iyo wazinywaga ukuntu wabaga wabaye ndakuzi urabizi Ntubaye neza. na mere mwaguma mushwana Ubu uratangiye. Ariko nyine ntabwo nyizinywa. Nkaho gakeya just. Kugira ngo ameze fresh. Babirenze. Abakobwa bavoma amazi menshi. niba mubaye Ubu umuhaye ikirahure kinini. Uzane kakandi gatoya. yabaye Okay. Oya Sheila nawe agakunda amazi cyane ndavuga. aranakonje Ariko uyu munsi urarara. Ntabwo wabidukora Amara iminsi muzi itanu tugenda ahubwo. uramara n'iminsi. Sibyo rata. Damn. ngapi bro ntabwo narara Uzasubira mu rugo kuwa ahubwo gatanu. ngiye guta ariko kumana Thank you. Kubyemeye. oya ntabwo Oya. narara shuri Narara. ntabwo narara n'ukuri ariko nziza kubasura Nese ugiye gukora iki? mfite ntuzi ejo dufite exam ku ishuri n'ukuri Examen yanyu. Use mwiteguye witeguye ko narize narize ariko nyine bisaba ko uno munsi n'ijoro ndi busubiremo kugira ngo nzabikore neza nditsinde erega ndagira umuhanga hake Ujya wiga iki ngo nkwigishe urebe gutaha. uzagenda ejo ugiye gukora Uzagenda ugiye muri examen. Ariko tureke kumwoshya. Imibare. ntabwo uzi ko ndi kwiga ibintu bijanye na marketing Gataha ajya kwiga imibare yawe. by'imibare by'ibiki ngo byakama Taha ujye kwiga imibare yawe. shuri reka nawe sibyo Nonaha. Manzu mare mayo mazi. ubwo noneho n'amazi yanyu menya nyasigaye Yagiye amazi. Nicyo y'abakobwa yinyweshe gakeya. Gakeya. Aya buri minsi. Naguhonda. Shala. tumuherekeze reka ngende sibyo nzagaruka ubundi se ni ngombwa kumperekeza ntabwo ari ngombwa Ntabwo ari ngombwa. Kargasi. Haguruka tugende. Yes. babage yanjye Oh.
Ubu irimo amadolari cyane. It's my bag. Amadolari. Amujya. Ntago yaba. Sheri reka bro amperekeze. Reka kugeze hano ku muryango. Tuzasubira. I love you. I love you too. Mari amasegonda hano. Mugore ku butamuza Maria. Ntuzongere kabisa. Asiste yabaye inkumi kweli. Bayibonye. Nishiri kunyanga. Eno tuna imuku. Yarakoze pe. Baby. Nturebe ukuntu iyo utasinze uba umeze neza. Ubundi se nyanywa inzoga ye. Shasha reka nkubwize ukuri. Ni ukuri basi cya kiganiro cyacu tugikomeze kare nabikubwiye wanga kubyumva. Ni ukuri inzoga zawe zirambangamiye pe. Suke se kunywa nkeye inzoga zanjye zakugeze. Ago bishoboye. Birekera ababishoboye. Uzi ukuntu uba umeze iyo wasinze. Ukuntu uzura ukantuka ukambwira nabi inzoga wasinze waboze. Ugomba guhitamo inzoga cyangwa ukampitamo. Kare sinangiye kukwereka video ukanga mpereze telefone muri. Ntabwo ibi bintu nabishobora ntabwo nazabikora. Video y'iki ubundi bite? Reba hano. Nawe rero reka nkore video yawe ubanze wireba ukuntu video nkora iki? Ukuntu ntuka buri munsi ukantuka ukambwira. Uzi nijoro amagambo wambwiye. Wabyemera gute se nakweretse video? Wiga. What? Ukuntu wireba wagira ngo ntabwo ari wowe nuko. Reba ukuntu umbwira. Umuntu w'umugore wawe mwasezeranye. Aka kanya tuvuye muri honeymoon. Reba ibintu utangiye gukora. Ubundi si ibintu wabikoze kuva ryari? No. I'm sorry. Please, I'm sorry. Ngo ko ntajyaga gufata video ngo niyo mpamvu ngo wumva ko nyemerera ko ugiye kureka inzoga kuko ntabwo zishoboye. Yeah. Uraza ukantuka ukambwira nabi nta kintu nagukoze inzoga zabaye inzoga uraza wasinze bigutesha agaciro. Reba nka bari abashyitsi banjye iyo bagusanga ko kuri muri iyi saro. Basi nakada kinda kaba. Urakabya oya. Sorry, basi reka fuka. Ntabwo ibintu nazabyihanganira. Sorry. Nari ndashaka tugire famille nziza. Tuzabyara abantu bacu mu famille nziza. Tuzavukira ahantu heza. Ubu se noneho umunsi nzabyarara ko mbona ibi uri kubikora. Naziretse babe, come on, naziretse. Sibyo, I'm sorry. Forgive me, please. Sibyo. Cyakoze undemyamo ikindi cyizere njye numvaga maze kwiheba numvaga ngiye nko kuzitahira. No, baby, come on. Mbabari. Nibazaga abana bazavukira muri ubu buzima nkabona ntabwo bizavamo pe. Bine kubitekereza, sibyo, come on. Mbabariye. Okay, come on. Hug me, okay? Come on. Okay. Yes, baby. Thank you. Thank you too. Wow. I love you. I love you too. Wow. Guys, nongeye kubasuhuza. Niya nshuti yanyu mumenyereye cyane kuri GGS Media TV Oliver. Rero muri iyi filime dusoje gukora nakinnye ndi Kodi ndi umugore ushobotse ariko mfite umugabo udashobotse bitewe n'imyitwarire ye kunywa inzoga nyinshi agasinda akarwana akavuga amagambo atari meza. Mu by'ukuri rero ntabwo ari byiza kwiyereka umuntu ko utari imbere y'ubukwe. Biba byiza kumwereka uko uri kugira ngo nyuma nibinamubangamira azavuge ngo burya nari mbizi. Ariko kwiyereka umuntu ko utari nyuma ukaza kumwereka ingeso zawe ntabwo ari byiza. Kandi inzoga nyinshi mu by'ukuri zirasenya, ntabwo ari nziza. Zigukoresha amafuti zikagukoresha ibintu bitari byiza ugasanga urugo rwawe rugeze mu marembera. Mwabibonye ibyabaye kuri iyi famiye ya Kodi ndetse n'umugabo we James ntabwo byari byiza. Rero ndumva ari ryo somo twakuramo. Nshuti zanjye bene data tugerageze kubaka tutabangamiranye mu ngo zacu. Murakoze, ndabakunda. Yari Oliver, mukomeze mukore subscribe, mukore share, like na comment zanyu ziba zikenewe. Sawa.